muzayabivuga azajya bafite na fact yabyo. ubu none Penina yatinyuka kuza kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ku mukozi w'Imana nta fact afite ko byaba ari ikibazo akanatabaza ribu ikibitwemeza arazizana, atarazizana turabifata nk'imiyaga. Ni ugatabaza ribu na ribu niziramubaza fact. None se baza kiri ujye kubijyamo gusa itereka ribu ayo mafaranga. uri umuhanga cyane umpaye ikintu bita guhita icyo kintu nyisoma. Hari umuntu wanditse ati ahubwo uri gutabaza ribu, ahubwo ribu bwayo ni gukurikirana ikubaza ibimenyetso nimba koko ayo mafaranga yarayariwe prezira bibazwe, ariko nanone nibasanga waramuharabitse ahubwo bihanirwe. Of course uko nukuri uwo muntu wanditse iyo message urabivuze mpita numvura umuhanga cyane. Nukuvuga neza ngo uwo muntu wayohereje ni nawe uri bugire uruhare mu gukemura ibi bintu. Icyo nicyo twakibaza. Bahaye uriya mubyeyi ngo bamushimira iki se? Bamushimiraga iki? Oya tubizanye ukuri yamuhaye miliyoni 8 amushimira iki? Ubu nicyo nibaza nanjye abantu baravuze batari kuzi ko hari abantu beza. Mudashyiraho nimero z'abatumirwa banyu ko ibyo ngibyo ari byo biba birangiza ibibazo byose. Icyo nicyo kibazo rero abantu batari kubundi kubera iki ikiganiro cy'ubufasha kitajyaho nimero y'uwo wakiye ubufasha. Ibyo bintu bituma bigaragaza ko namwe muba mufite akandi kantu. Niba ukora ikiganiro cy'ubufasha ntushyireho nimero y'uwo wakiraga inkunga, n'abazitanga bagombye kureka kuzitanga. Umuntu akemera kwitwa umurozi, umuntu akemera kwita ko yabyamanaga naga wenda 100 yibeshye. Mu by'ukuri hari nabibeshyira. Akosha uzi kwica umuntu ukamukura mu isi. Icyo kintu nagiye agaciro gasa. Kwica umuntu ukamukura mu isi utaremye, ukamuroga 1 2 3 4 5 abarozi. Bibiliya avuga ngo ntitukemerera abarozi ko babaho. Umutwe wanjye nafashemo ko ngo yajyaga gushaka imisaraba mu marimbi. Nicyo kintu namufasheho ko yajyaga gushaka imisaraba mu marimbi ngo akayitwika niba mbyibuka neza, yarangiza akaroga abantu. Uzi ukuntu uburozi buryana, akaguhangayikishiriza umwana, akaguhangayikishiriza urugo, akakubuza amahoro y'ubuzima atarabuguhaye. Imana izabahana. Ntabwo muzunguka, ntabwo muzagira umugisha, muzacuruza muhombe, muzakora ingendo ntimuzazirangiza amahoro. Bantu barozi mbabwire, ntahumiriza dusenga. Kandi uko hapisho hari ikintu utaramenya. Amavuta atwikira kamere. Amavuta y'Imana atwikira kamere. Iyo amavuta yakuvuyeho urongera ukaba wa wundi. Kamere ntipfira sinzira. Umugore Brezil atayishyize ku kiganiro, sibyo? Yego. Uyu mugore yakwehe nimero ya Penina kugira ngo ajye kumuha amakuru ya Brezil. Yayikuye. Witwa nibishaka Theogene ati natwe twese yarayariye amafaranga yacu ntitwavuga. Ese ko nta nimero zabo bayashyizeho abababwira ko yayariye bakura he nimero zabo? Yenda nibishaka we wumva adashaka kubabara, akaba yumva adashagura n'amariske, akaba adashaka bamuvuga, akaba adashaka kubabara, akaba ashaka kubaho nk'akabebe kakiri mu nda azamuke nka Eliya ajye mu ijuru. Nuko gahunda ziteye. Hari amabi yawe reka, hari bagombye guhora bamenya ibyiza byawe. Yego. Cyangwa se niwe bazi nayo mabi nayimbere mu nzu mu rugo mu indani. Niwe harayabonetse yakemurane n'uwo mwayagiranye cyangwa se n'Imana yawe, ikiri na mbere n'Imana. Noneho ukibaza uburyo umuntu aje akavuga ngo bandongoraga papa wanya nziritse ku gitanda. Uwo ni umuntu wigeze kunyuraho aravuga ngo bandongoraga ngo ndi muri koma. Gasaro TV. Bakozi ba Gasaro TV na Zamuka TV turasuhuje aho merere mu mande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane. Mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi tugarukanye na Bishop Brigitte usa neza cyane ku makamera yacu muramubona. Bishop tuguhaye ikaze. Rakoze Gasa. Meze ute? Ndashima umwana. Uyu munsi waje dutegeye igitambaro. Rero se
ntabwo umusatsi ukoze ntabwo umusatsi ukoze narabikasemo kabiri gutya uri guhambura ndimo guhambura ahubwo nonaga bari kugusoka oya ndimo guhambura wari umeze gute? ndaho ndakomeye ndashima Imana. Amakuru gasa shani meza wabagaye ndashima Imana. Ntabwo wari uhari muri iriya minsi, wari uri busy mu bintu runaka. Ndabeshya. Bishop ntabwo yari ahari ariko ntabwo byari imihanda, sibyo Bishop? Ntabwo byari imihanda wapi. Ariko sigotinya imihanda Bishop? Ntabwo ari kuyitinya. Ahubwo no kubera kuba busy. Kuba busy. Oya nyine utuntu twiza mbere twakugeragaho katubwira utuntu twiza none ubu ngubu sigaye wapi ntakimenya. Sinyimenya imihanda uko biteye. Yego. Wapi. Nta makuru bufite? Ntayo mba mfite. Uravugisha uko Bishop ko nzi kuri mu bantu bakurikira ibintu bya YouTube. Naniwe nkasinzira nkananirwa kubikurikira neza. None uzabigenza gute ko perezida yari yarasize aguhaye akazi? Yari yavuze ko ari umwungirije. Oya haje kujyaho komite ya corona. Oya ariko twemera uwo perezida yimitse. None se we yari yarimitswe nande? N'abaturage harya. Rwema? Buriya komenti. Rwema niwe wishyizeho. Yari yimitse. Reka tubanze twisengere. Imana data wa twese nyiribihe, Imana yatubambiye amahema, tuguhaye icyubahiro kuko uri mugari uri muremure, wabanye natwe mu buryo butandukanye, amashimwe turayakugaruriye. Umwanya nk'uyu rero niduhabwe umugisha, abatwumva n'abazatwumva nabo bahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Bishop uyu munsi rero ndashaka ko tuganira. Ndahari. Reka ninjire noneho mu miryango. Reka bariho mbera. Reka mere ku kiganiro nabonye bagenzi banjye bakoze icy'umudamu witwa Penina. Penina akabanza nkurikirana imihanda koko. Uziko narayibonye. Warayikibonye. Narayibonye ariko Penina muzi imbere nanone atanga ubuhamya bwe. Yego. By'ukuntu yajyaga mu marimbi agasambana ngo naga 10 ku munsi. Akazana imisaraba aroga abantu. Ntago subiza ubwo buhamya. Narabibonye. Wamya buteye ubwoba cyane kuryo n'abantu batabyakiriye neza. Baranavuze bati ribiriye nyakubahwa murangira rwose ari yengo umuntu igiye yiyemerera ibintu abibazwa bikurikirana. Urabyibuka ko ibyo byavuzwe. Urumva ariko yavuze ko yanahamagawe yanafunzwe. Imana ishimwe aha dushimiye RIB. Ni of course turayishimiye kuba barabyumvishe bagakurikirana bakamuhamagara akanafungwa. Yarabivuze. Yes, niba umuntu ahagaze aha akemera ibyo yakoze nuko yemera ko yabikoze nyine. Ivuga ko babantu be yagiriye nabi abiryozwa nubwo uburozi butagira ibihamya ariko nyirabyo arabyivugiye none ko yabikoze. Aho se urumva atagomba kubihanirwa. RIB turabashimiye n'undi musanzwe mukora neza. Noneho ndabubashye mwarakoze. Ntabwo arabyumvishe ko yavuze ko yafunzwe. Ntabwo nabyumvishe. Yarabivuze. Yego nicyo rona yimvuzeho abantu ejo bundi nabonye atabaza RIB ati rwose reka nacyo mbivuge n'ubundi biri imihanda nabanga ririmo ati president yandi y'amafaranga azanamo n'utundi tuntu dukomeye. Bamwe batari ko se imiryango cyangwa se societe nyarwanda yabiri kugana he aho umuntu azagasebye umuntu ufite urugo ufite umugore cyangwa se umuryango ubundi abantu bakarebera aho wabonye comment nyinshi zamuteye amabuye cyangwa se imijugujugu we wabyakire gute? Zitera uriya mubyeyi. Yego. Numva batagombye kumutera amabuye buryo umuntu yiyemeje kuvuga ikintu aba afite na fact sibyo. Ahubwo bagombye kumubaza nazane fact zemeza koko ko ayo mafaranga yayariye uriya mutipe sibyo. Urambaza ngo arazikura hehe uko yabashije kumenya amakuru ko yayahawe nanabwira uriya wayohereje amwohereze bordero sibyo. Yerekana ati bordero koko ni yari yanyejwe amafaranga aca kuri Brazil sibyo. Amaze kumunyuraho ntiyangeraho. Yego. None ibyo tubashe kubyumva ntago wamutera amabuye ntabwo wabihakana ntiwanabyemeza. Yego. Mu mihanda barabeshya subizi benshi mu mihanda barabeshya ariko aka kantu kagumya kavugwa kuri uriya mutipe nawe azari ukuntu nyine ntago kaba karisawa. Bimaze kuvuga abantu nk'abanga ariko ubundi hari abajya babivuga nyine ariko nanone hari abajya bakabivuga jewe mbona bikwiye yuko
umuntu uzayabivuga azajya bafite na fagiti yabyo. ubu none Penina yatinyuka kuza kuvuga ibintu nk'ibi ngibi ku mukozi w'Imana nta fact afite ko byaba ari ikibazo akanatabaza ribu. Ikibitwemeza arazizana, atarazizana turabifata nk'imiyaga. Niba ugatabaza ribu na ribu niziramubaza fact, none se ubaza kiri ujye kubijyamo gusa itereka ribu ayo mafaranga. Uri umuhanga cyane, umpaye ikintu bita guhita icyo kintu nyisoma. Hari umuntu wanditse ati ahubwo uri gutabaza ribu, ahubwo ribu ubwayo ni gukurikirana ikubaza ibimenyetso nimba koko ayo mafaranga yarayariwe prezira bibazwe, ariko nanone nibasanga waramuharabitse ahubwo bihanirwe. Of course uko nukuri uwo muntu wanditse iyo message urabivuze mpita numvura umuhanga cyane. Nukuvuga neza ngo uwo muntu wayohereje ni nawe uri bugire uruhare mu gukemura ibi bintu. Icyo nicyo twakibaza. Nekereza ko iyo umuntu yohereje amafaranga ni nawe wazanye game mu kibuga, kuko wibuke kare waciye kuri uriya mudamu aramaze ati ntayo baraguha. Umugore ati bampaye niba ari 20, 40 biba 60 muri miliyoni enye, sibyo? Ako ngiye ndibaza umuntu gukunda urukundo ruraho akapfa kukweza miliyoni enye for free. Nicyo kintu abantu bari kwibaza rero. Miliyoni enye ntabwo ari amafaranga umuntu apfa guterura ngo avuge ngo mama ngo akira. Nta yindi kintu muhuriyeho, hakimuhuriyeho. Nkibaza rero uyu mudamu nareke kwiza saga, ahubwo uriya bavuganye nashyire hanze amene umuceri tubimenye, noneho tugaye Brazil, sibyo? Nicyo kintu rongeye kwibaza. Aba bantu nabo hari igihe bagera mu mihanda akavuga ati ibi bintu sinde bubijyemo ngo nishyire muri risk. Nanone nicyo kibazo. Ariko nanone niba hari ko adashaka kwishyira muri risk, yumva noneho gusebya Brazil we biri mu mufasha iki. Ariko kuvuga miliyoni nkeya kari miliyoni 8. Hari ni miliyoni 8 bite byawe bahaye uriya mubyeyi ngo bamushimira iki se? Bamushimiraga iki? Ariko abana yamuhaye miliyoni 8 amushimira iki? Ubu nicyo nibaza nanjye abantu baravuze batari kuzi ko hari abantu beza umuntu agafata miliyoni 8 akavuga ngo ni umugore ngo yamwoherere negative. Ibyo mpise nabihakana nge sinanabyemera. Miliyoni ngo zingaye subiramo gato miliyoni 8 ngo baratandukanye. Hari umuntu ngo n'abantu babiri batandukanye enye yewe iyi mihanda we ubwo urumva I think so. Hari ukuntu umuntu akora ikiganiro kuri no YouTube channel yacu Bisho, umuntu akagenda kwereza 200, 500, 100 gutyo, maybe bakaba ari benshi zikajyamo miliyoni 8. Ako se kambabwira ibibazo mwitera mwebwe abanyamihanda, hakaba ari mwamwereje nyine gasari kamabwira ibibazo mwitera mwebwe abanyamuhanda binatuma babashyiraho amakese nkayo ngayo. Kuki mudashyiraho nimero z'abatumirwa banyu? Kwibyo ngibyo ari byo birangiza ibibazo byose. Icyo nicyo kibazo rero abantu batari kubundi kubera iki ikiganiro cy'ubufasha kitajyaho nimero y'uwo wakiye ubufasha. Ibyo bintu bituma bigaragaza ko namwe muba mufite akandi kantu. Niba ukora ikiganiro cy'ubufasha ntushyireho nimero y'uwo wakiraga inkunga, n'abazitanga bagombye kureka kuzitanga kuko nago ziri bugeraho zajyaga. Kimwe nuko hari uhitamo urugero, hari nk'umumama umwe akozi wanjye, umumama yambwira ati nabonye nimero yatariko ndashaka ko ari wowe umuha 1,100 amufasha. Ariko ibyo ni uburenganzira bw'umuntu. Ariko ibyo ngibyo biratandukanye. Niba koko ukoze ikiganiro cy'ubufasha shyiraho nimero y'umuntu igihe abyemera. Hari nimwe hani ikomeye ni nayo ya mbere. Iyo akoze ikiganiro cy'ubufasha ibihe byose ashyiraho nimero zuwo yakoreye ubufasha. Ibyo nukuba ubuvugizi. Ibyo yakoreye ubuvugizi. Ibyo nukuba honete kabisa, ku buryo nibibazo byaza ntago byakugarukaho kuko uba wagaragaje nimero y'umuntu. Rero niba udashyiraho nimero y'umuntu kandi amukoreye ubuvugizi, emera ibiza bikugweho. Nuko mbirangije Bisho kubirakariyemo none ubwo ukabona se wamugana ariye mpamvu umuntu ashobora gukora ikiganiro kandi abizi ko iyo channel ye yizerwa wamugana, ariko nimero y'umuntu kwishyira ku kiganiro wamugana bikaba nanone ikindi kibazo. Ni mwebwe muzi inyungu zabyo.
njye izo nyungu ntazo njye nta biganiro by'ubufasha byinshi ngira ariko ngenda kubwiye ngo bazigire kuri cana imwe hano izwi kandi ikomeye niyo ishyiraho nimero zonyine kandi ni nayo isohoza icyo yavuze sindi buyivuge ariko nushaka kuyivuge ntayo mvuga ahanga mu kiganiro cyawe ariko niyo cano nabonye yonyine iri onete ari onete nyirayo ashyiraho nimero z'uwo babaje gato ashyiraho nimero z'uwasabira ubufasha yajya no kubutanga urumva ubwamugezeho akajyana kamera akabumuha bareba akazanasubirayo wa muntu agashimira ba bantu bamuhaye ubufasha ibyo si ibintu biba biri kiriya buriya rero mutazabona tudakora ibiganiro by'ubufasha ni ukwirinda izo stress zose mutuzabyara icyaba cyiza nimukavuge ngo mukunda amatiku ngiki mutubabarire cyane nibi byose tuba amatiku ndibuka umva eminyawe yansekeje mu kiganiro yakoze yavuze ngo njyewe ngira amatiku umunyamakuru amazi ngo ukozwe amatiku njyewe ngira amatiku nacyumvise na gasarati ducuruza amatiku bisho njyewe kugira ngo tubwisanye ukuri to be honest njyewe nkiriho kese ko nari amafaranga yawe wavuga uti gasacuruza amatiku kandi nta muntu nzacuruza nawe barakwatatse mu minsi yashize mu matiku nyine nibyo nkubwira njyewe nicyo nkubwira urayemera ariko none se bisho buretse gato kubera icyo uyu munsi nuba ku mihanda ntidukoranye igihe kubera icyo uyu munsi ubuzima bwawe tutarakuvuga impamvu urayizi nyine reka ngo usubize n'ibyo nkubwira ntabwo ubuzima uviva bwa buri munsi urabutuzanira imihanda none se hari aho bihuriye nicyo nkubwira uzi ubuzima bwanjye se burimo abantu none burimo abana banjye urumva burimo famiye kwa urumva uko bimeze ni ukuvuga rero ntabwo ngomba kubuzana umuhanda iyo ubuzanye imbere ukabushyira hanze uzanye famiye yawe kandi famiye ntabwo ibyo ntabwo ibirimo ni we waje wenyine niyo mpamvu udashobora no guhangara famiye yanjye ntabwo bishoboka kuko bo ntabwo bajemo ninjye waje ubwo iyo rero urenze njye ukabageraho uba warengereye amategeko agomba kuguhana agomba kuguhana vuga nkawe bishop kandi njyewe ibyo uzavuga ayo matiku ndanabiyamye avuga ko nyagira urayizanye imihanda uvuze ukuntu wasambanaga abatari bagasaro yarakaye oya bisho to be honest njyewe ninza kuvuga kuri ubwo busambanyi rero wabyivugiye urajya kundegashya gasa ko harakaye oya tujye tugira ibintu clear urugero uvuze rwiza ni nk'uko abantu batazi gasaro ubuzima bwanjye bazi ko gasaro ari umukobwa sibyo kandi gasaro atari umukobwa sibyo se ariko uyu munsi ntago ngewe ikintu cyose ngezeho ari ngombwa kukizana imihanda uko nzana gasaro wa nyawe imihanda nikeje umuntu azaza akata ku mwana wanjye sibyo se urata ngewe nyataka nkanjye gasaro ariko uriya mwana wanjye ntago ari muri iyi mihanda nibyo rwose n'itegeko rirahana rero ibyo ngibyo byose nibyo tuba twirinda ntago rwose twebwe turi mu mihanda tuzanamo imiryango yacu tuza twaje natwe ariko hari ibintu abantu baba bagombye no kumenya imihanda nubwo waba uyirimo hari icyo ituma umuntu utagomba kumurengera ugomba kumuha respect hari kuba utagombye gukoresha ifoto y'umuntu uko ubishatse ifoto y'umuntu ni irepresenta umuntu burya sibyo hari gushyira umuntu amatitire ugasanga amatitire nubwo umwe muyandika gutya ugasanga yagiye hari urukozasoni burya nabyo ni ukurengera umuntu ni ukurengera umuntu kandi burya amategeko araharabihana ariko bisho nicyo nakubwiraga iyo uje imihanda ukivuga nanjye nzakuvuga none njyewe uzaza uvuge ko waryamanaga n'abagabo 10 ninza uwo ninde uvuze ni penina nese si yabivuze ni ngo waryamanaga n'abagabo 10 ukaroga abantu ni haza umuntu akicara akavuga telke agasesengura byende wivugiye ngo ugiye kurega abantu byo byari ikindi kintu gashinde kintu numvishe ndaje kwagwa ndagwa cyane ubugome kuroga abantu n'igitangaza twebwe tuvuga uwivuze nutivuga kigumira inyuma nka bishop ukayaza imihanda uje kwivugira ibyawe nuzane mbuga famiye yawe nuzanemo ubwiki n'iki sibyo bizaba ari byiza izina ry'umuntu rivukamo abantu benshi kandi rivamo abakwe abakazana abuzukuru abuzukuruza izina ni igisekuru ifuko ko twaye igisekuru ntagushaka kujya kumvogerera igisekuru nkomokamo ngo ukizane n'umuhanda ngo none wanyiza nanjye uvogera izina ryanjye urizane
uko ritizanye ushaka ngo urimo gusenya ubuvivi bwanjye hakurya yari antareba yego rata ngomba rero kuri proteja hanyuma undi wivuze wa undi wivuze ejo zarogereta none se nyine namara mureke rero dukore nta muntu turavugana ativuze sibyo se nyambabwira nka nuzi ukiyambika ubusa nanjye nzabukwambika nyambabwira nkavuga nti nujya kuvuga ujye wibuka kejo hari abantu baye bazakora bagasanga bafite complex yuko bavukiye muri wowe kandi usange kweri ni ibintu utazakuraho ni ibintu biba bigoye reka tubigarukiriza aho ngaho yego rata woze ubwenge twikomereze bisho none se tukibaza rero uno muntu natabona izi receipt zigaragaza wa mugani y'amafaranga ahubwo ntibishobora kumuhindukirana akaba ari ubihanirwa yabihanirwa Prezida ati uyaransebeje ABCD nabyerekana yes yabihanirwa aramutse amureze kuko nuko musebye yaba yamusebeje ibintu bidafite ibimenyetso nukuri pe hanyuma tukibaza ikindi twakira wa magana batumirwa kuri izi platform zacu umuntu akaza gusaba ikiganiro ariko nanone tutirengagije ko benshi bisho baza gutanga ibiganiro akemera kwimena inda akemera kuvuga ibyo mu buriri bwe abanamo n'umugabo we akemera kuvuga ibikomere bye ariko ahanini agamije indonke ibiganiro byinshi nk'ibyo ngibyo ni ukubera ko umuntu aba azi neza ko ari bukuremo iki amafaranga akemera gutanga icyo kiganiro kugira ngo asore ibyo bintu ariko nanone abone iki amafaranga ko ari n'igihe ugitanga ibyo expectingaga ntibibe ariko ibyo ni igitangaza byo kubera ko urugero hari nk'ikiganiro nakoze nimvuga gutya umutumirwa leta yiyumva akora ikiganiro pe kiri hanze yine gutyo ariko yagiragiye nyuma y'amasaha biratangira kumamagara ati ko nta muntu uranyohereza amafaranga ko nta muntu urama amafaranga ko nta muntu urama amafaranga nyine wumva ko bo ntago batanga ibiganiro intentionally mu buryo bwo gufasha abantu hari ababitanga kubera iki ntago ari bose n'abitanga ngo bashyire ibikomere hari n'ababitanga kubera inyungu runaka umuntu akemera kwitwa umurozi umuntu akemera kwita ko yaryamanaga n'abagabo wenda 100 yibeshye mu by'ukuri hari n'abibeshyera kubera indonke icyo kintu cyo kibona gute ni ugutuba umuntu buriya igiciro gikomeye ni ubumuntu kurenza ibyo twebwe twakira igiciro gikomeye ni ukuba uwuriwe iyo umaze kwisebya bimeze gutyo wowe wenda urumva bikubereye ariko uhemukiye umuryango ni ukuri pe nibaza ko umwana wazakura akamwanga cyane reka tubabwire ko atari inda ntigahemura abantu kugeza ubwo uzi ukiyita utari we kandi reka nkwe gasaro burya n'ururimi rwacu rurarema icyo wiyaturiyeho nicyo kikubaho icyo wiyaturiyeho nicyo n'ijuru rikwanzuraho kuko Bibiliya avuga ngo turutumana dutoya niko Imana yabwiye niko Mose yabwiye Imana yamubwiye ngo nagera imbere ya Farawo amuhaye y'ubutware amugiza akamana gatoya bivuga ngo turutumana dutoya niba uje ukiyaturaho ngo ndi umujura cyangwa se nari umurozi cyane ari iki abantu bakakubona muri iyo shusho uzi ko urimo kuvuga byiza ko harimo n'abagutinya baguha akato uko baguha akato niko cya gikasike cy'icyangiro kirimo kuza ku buzima bwawe ni ukuvuga abantu bahita bakubonamo icyo kintu se niba bakubonamo icyo kintu ugira ngo ntiwahise uba cyo uravuga ko waburetse ariko habwa abantu bashaka kuguha icyizere 100% barahita bagutinya abari umugisha wawe baragutinya urumva se utabaye we icyo wiyaturiyeho kirimo kubaho gusa icyaba cyiza nibamenye ko umuntu buruta ibyo bakira wijya kwibeshyera wijya kwishyiraho ibyo utakoze wijya kusebya umuryango wawe wijya guhesha agaciro gake abana bawe ngo ni ukubera ko ushaka indonke wazishaka mu bundi buryo ariko utibeshye aho kugira ngo nibeshyere njye wamvuga icyo nakoze kiricyo ni ukuri kw'Imana ubona ari ihe mpamvu rero no mubyeyi abantu benshi batamwumvise ku rundi ruhande Bishop bakamutuka yaje gifite comment 699 ariko muri nka 550 ni ibitutsi gusa uzima bamututse ni inkomoko y'ukuntu yinjiye mu mihanda yinjiyemo nabi zangaruka tubwira zangaruka
yaje avuga ngo nararugaga ngo mbwira ukuntu umuntu aje avuga ngo nicaga abantu koko gasa uretse Imana yo mu ijuru wakumva uwo muntu agarutse ahubwo n'uwayamuhaye sinzi icyo yamucaga yamuhembaga asabo yishe ariko se ubundi hari no kubura ubwenge buriya rero nkubwire Gasaro hari ibintu ushaka kugenda ukaturira umushumba wawe mu ibanga hari ibintu ushaka kwaturira Imana hagati yawe nayo ariko kuza kwaturira kuri izi kamera urabwira isi yose ese niki kikuvuga ko bose barimo kukumva kimwe ntabwo barimo kukumva kimwe impamvu bamututse rero yinjiye mu mihanda n'ubundi avuga ibintu yakoze kandi bikomeretsa imitima y'abantu avuga n'ibyo gutwara umugabo w'abandi rega warabyibagiwe kumutwara hari abantu bavugaga ngo kumutwara yaramutwaye ndaragaruka we ntiyamwishe akosha uzi kwica umuntu ukamukura mu isi icyo kintu uragiye agaciro gasa kwica umuntu ukamukura mu isi utaremye ukamuroga umwe babiri batatu bane batanu abarozi Bibiliya avuga ngo ntitukemerera abarozi ko babaho Imana ijya iduhanira abarozi uje kwihana ko wisha abantu kandi buriya harimo n'ababizi ko ari we wabishe ni ikintu gikomeye cyane kukivugira kuri kamera akaba yaranagarutse none avuga ngo bamuhaye amafaranga niyo mpamvu bamututse nta gikundiro yigeze agira imbere yabo byatuma tukwizera ko nibyo uvuga utari kubeshya ati ikigaragara cyo no kuri umunyabinyoma ngiye mu mutwe wanjye nafashemo ko ngo yajyaga gushaka imisaraba mu marimbi nicyo kintu namufasheho ko yajyaga gushaka imisaraba mu marimbi ngo akayitwika niba mbyibuka neza yarangiza akaroga abantu uzi ukuntu uburozi buryana uzi umuntu ukubuza ibitotsi uzi umuntu ukubuza akaguhangayitsa akaguhangayikishiriza umwana akaguhangayikishiriza urugo akakubuza amahoro y'ubuzima atarabuguhaye Imana izabahana ntabwo muzunguka ntabwo muzagira umugisha muzacuruza muhombe muzakora ingendo ntimuzazirangiza amahoro bantu barozi mbabwire inkoni y'Imana ibamanukire ariko yarihaniye ntabwo mbise urihaniye kuko mbishoka nta cyizere mufitiye kandi uri umukozi w'Imana nawe yaza nuko yatuye nkahumiriza dusenga kandi uko bisho buriya hari ikintu utaramenya amavuta atwikira kamere amavuta y'Imana atwikira kamere iyo amavuta yakuvuyeho urongera ukaba wa wundi kamere ntipfa irasinzira ibyo mbanze mbibabwire kamere ntipfa irasinzira kamere ipfa nyirayo yapfuye iyo rero ubona umuntu atakiyikoresha menya ngo ni ubuntu bw'Imana bwayitwikiriye ariko nugira ikintu gituma ubuntu bw'Imana bukuvaho urongera ube wa wundi nk'igiti kibisi ugerageza usome ibitekerezo by'abantu benshi bari kubwira perezida ati uyu mugore natakwereka kopi umufungishe areke gusebanya hari n'abandi batukanye ibitutsi bibi by'urukozasoni ubundi buriya nkubaza ko amafaranga yoherejwe perezida uriya arakura he kopi keretse uriya mugore nayihuriye sibyo kandi nabwo nayimuhiraza yanditseho perezida siko bimeze ashatse yanavuga ati uyu mugore ninjye yari yayahaye ibi bintu nta n'ikirego kirimo nibaranayariye ni ingaro ntabwo ari ingaro iki ni uru ni urucabana muri make kavuga ngo uru ni urucabana niba yaraye ariko ubundi reka mbanze nkubaze gasa ibi bintu ngaruke mbyibaze ko nimero y'uyu mugore perezida atayishyize ku kiganiro sibyo yego uyu mugore yakwehe nimero ya Penina kugira ngo ajye kumuha amakuru ya Brazil yayikuye witwara n'ibishaka Theogene ati natwe twese yarayariye amafaranga yacu ntitwavuga ese ko nta nimero zabo aba yashyizeho abababwira ko yayariye bakura he nimero zabo yenda nibishaka we aca ku bindi biganiro we yenda yacishijeho nimero uriya mudamu afite ibindi biganiro nyine uzashyiraho nimero ze icyo reka tubyanze tuvuga ngo niba yaranayohereje Brazil sibyo yaje borudero iriho Brazil oya nibyo ibyo bindi rero byo mu gikari ngo uzayanyuze ngo yaheho Brigitte yaheho Gasaro ni amagambo amafaranga na ya Brazil
iyi naye rwose ahubwo yumve ko ntaho yanarega ngo byemere nta na fagite yabona. ni nayo mpamvu benshi bari kumubwira bati ahubwo perezida ahubwo no mudamu muri guharabika bari kubibona niyo byaba ari byo nk'iharabika. Niyo byaba ari byo Brezil ashobora kugenda yegamye n'imodoka ya ati hareruya ndagushima wangiriye neza. Shabisho umuti w'amenyo pe. Ese urashaka kumbwira ngo fagitire ya mudamu yabona nizi. Hari akantu yavuze abantu benshi batakunze bati ariko se mwoka byaramwe ngo nyine ngo nabonaga ngafite umwuka w'ubusambanyi turi kumwe bamwe batubu awugirira peni na se bamwe bati ubu koko ariko Brezil wagorwa. nibyo n'abantu bavuze bati ari n'umuntu ufite uwo mwuka da ati tureke ibyo ati ubu koko yabona n'abantu gusa yenda inama nagira Brezil ashaka ukuri mugira inama ajya ashyiraho nimero z'uwakorera ubufasha bizahagarika izi saga za buri wese none adashoboye gushyiraho nimero y'abantu ni ukuri azabyihore gukora ubufasha kubera ko igice kimwe gishobora kuvuga ko atari honete sibyo abandi bakavuga bati arabeshyerwa ariko kugira ngo bimuceho izi ntambara najya ashyiraho nimero y'uwakorera ubufasha so atarike gukora ubufasha akora ibiganiro bisanzwe. Uyu Penina narekeraho yicecekere niba y'amafaranga yaranatanzwe ari kuri borodero ya Brezil kandi uwo mugore nawe wayatanze ntashobora kumurega Brezil ngo avuge ngo namuhaye amafaranga yo guhuriya mugore yavuga ati ninjye wayahaye ati si ushaka kuyama kuki utamusabye nimero y'uyu mudamu none tukabyibaza ntabwo yanise kuba yampaye umbwira ko ari ayanjye iyo ushaka ko yahuriya mudamu ari kunsaba nimero kereka yerekanye ati wenda mpa nimero ya runaka akayimwiba akayenekeza ko yayimwima niyo yayimwima ni kuki se we yumva ko yaha Brezil nuko araye Brezil sibyo no mugisha w'ubwo ngubwo abandi bati barebe neza niba atari uko Brezil yashyize hanze ibya Grace none ikigaragara cyo bibaye ngombwa ko uyu mugore itazigitaraganya aramuhagurukiye kuki utabivuze mbere ukaba bivuze uyu munsi icyo ni igitekerezo cy'umuntu ku giti cye reka twubahe igitekerezo cye ubwo nuko yabitekerezaga ariko ntabwo icya Grace n'amafaranga bifite nicyo nenge kwibaza yaba ari inshuti ya Grace oya ntabwo ibyo simbizi ntabwo namenya ariko ubushuti bwabo aho buherereye simba nabazi ariko bitekereje ntaho birimo guhurira birahurira Yesu umwe aravuga amafaranga undi nayo bifite doseze ntaho bihurira erega kumenyekana nicyo bivuga uhurirwa n'uruhurirane rw'amagambo ariyo n'atariyo nicyo bita kumenyekana nuko nyine iri muri iyi mihanda nyine uhora witeguye intambara nuko bigenda iyo uyirimo ugomba kuvugwa nyine nuko biba bigomba kumera hari ahantu se twabihungira oya ntaho wabihungira upfa kumenya ko ufitemo inyungu zitumye ubirimo tu akazi buriya akazi kose kagira intambara kagira risike cyane rwose nuri muri ofisi afite ize umucuruzi afite ize muri iyi mihanda bazi ko atari akazi eminyawe nari yavuze atumva nta muntu ushabaye tubaza amafaranga muceceka aho ngaho koko se uzi ikiganiro yavuze cyari kirekire ati ntawe ushabaye tubaza amafaranga ubwo ashatse kuvuga yuko harimo akazi naho ariko nyine iyo amarisike agomba kuboneka impande zose kandi n'akazi wa mugani katagira na risike udashaka risike azajya gutura mu ijuru nta bindi wumva adashaka kubabara akaba yumva adashagura n'amarisike akaba adashaka abamuvuga akaba adashaka kubabara akaba ashaka kubaho nk'akabebe kakiri mu nda azamuke nka Eliya ajye mu ijuru nuko gahunda ziteye Bishop aranyica pe uzi na Elisa kugira ngo asigane umwitero wa Eliya byaramugoye Eliya aramubwira ati umpanga amaso we gusa kugira ngo ningenda ibyo unsabye ubashe kubyakira ngo amagare yo muri aramanuka serwakira ziraza Elisa arakanura rye imikungugu mu gihe mu maso ibibazo biraba ariko arakanura rye kugira ngo abashe gusigana iki ubutware bwa Eliya ahora se Yorodani yadakanura amaso mu bibazo bimugereho habwo ari kubasha kongera gusubira hakurya Yorodani ko amazi yari yateranye ibyo rero ni ibibasi ibihe byose ukiri mu isi biranavuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara
ubwo rero wumva adashaka kuvugwa, wumva ashaka kurya atavunitse, wumva ntabwo byabura hejuru mu ijuru, niba ari hejuru agende nyine ubwo arijyemo. arijyemo se ni ugupfa kurijyamo? ubwo urumva afite ibyaho, afite ibyo azahaba, naryo ko riharanirwa nabyo ibyaho ubwo ngubwo natarijyamo ni ikuzimu. ibintu ni bibiri arahitamo, ariko tukiri mu isi nuko gahunda ziteye gasare rwose, nawe w'intera icyaka. Bisho, nihe nama rero wagira uyu mubyeyi nawe kugeza kuri uyu munsi? Wagira inama Prezil, ndashaka nawe umugira inama ko muri cyo n'ingasire. Nina nta fact afite, naceceke, nicecekere ntayo afite, kandi i Kigali si Kigoma. Urumva, naceceke, nta fact afite, nta tumenyetso namba yifitiye. n'uwayohereje niba yaranayohereje ayohereje kuri nyiricano, ashaka yaramo hari inkunga yo kugira ngo agire ibyo akora ku buzima bwiwe. Ariko abagira neza turabashuje, Imana ijye baha umugisha mwabagira neza. nawe pe ni na wowe nta gapapuro ufite, nta nimero yawe bashyize kuri Zaburi ngo uvuge ngo bayikuyeho, no kugira ngo akwandikire ngo ntayo baguhaye, tuzi aho yayikuye. Bese ngenda bwa mudamu wihangane wicecekere. Nabonye hari n'abandi bati ariko Seribu izajya yinjira no mu bibazo bitari na ngombwa, ati nk'ibwo uratabaza Ribu mu biki kwa muganira n'icyaha kirimo. Ako Seribu izaza utanayiregeye. Ese we iyo muyitabaza mugira ngo ive muri office zirebe ko mwagiye mujya kwiregera ku mihanda. Urahiregera ku mihanda, ntago uzo office aho izabaho zire. Baranazitwegereje buri murenge urimo Ribu. Mu bintu twegerejwe abaturage na Ribu irahari, barayitwegereje. Barinda kuza kwitabariza kuri kamera, barabona bafite umwanya wo kuza muri ibi bintu, muri ibi ngibi bidafite fact. Niba yumva we bimubabaje akaba bafite ibimenyetso, erega buriya yaba no mu manza yaba no muri Ribu yane ibintu n'ibimenyetso. Niba yumva afite ibimenyetso rwose ntahohoterwa, najye ku murenge. Harya ubwo arajya ku murenge waho Brezil atuye, sibyo? Agenda atanga ikirego, baramwakira pe neza, kandi nta n'umurongo ubayo. Ibyo nabyo arubize, kuri Ribu nta murongo ubayo, banakora akazi kabo neza. Arahita yinjira, atanga ikirego, asohoka, bamwumve kandi amutega amatwi. Afite kimwe amutabaza Ribu kuri kamera, basiga ama office, basiga bo bakira, mujye mwebwe mukeneye kujya gutanga ibirego. Ni nako gahunda iteye. Ni uko gahunda iteye. Bisho, dusoza ni nkurekura. Nihe nama wagira rero wa mugani ababyeyi, yaba umugabo yaba umugore, kuza kuvuga ubuhamya ni byiza, ariko nanone tugatekereza muri future. Ibyo nabivuze kuva kera. Amabi y'umuntu si ngombwa ngo yazane ku muhanda. Ubuzima bw'umuntu ni igitabo. Ni igitabo kitagira itangiriro n'iherezo, kuko gihora buri munsi kiyongeraho. Kuzana icyo gitabo cyawe rero ugakubitaha, hari n'ibyo urubyaro rwawe rutagombye kumenya, hari n'ibyo inshuti zawe zitagombye kumenya. Imana yaremye igahisha mu mutima imbere, yagize neza, kuko umuntu abika imbere. Buriya rero iyo amaze kwisuka hanze, uretse kuba twakumvisha tugaceceka, ariko tuba twakugaye. Hari abakunyuzamo ijisho. Oya, abana kunyujijemo ijisho. Hari ibintu utagombye no kwemerera ahangaha, noneho hari ibyo utagombye no kwemerera, hari n'ibyo utagombye kuvugira ahangaha. Iko niko umuntu yubatse. Erega n'ikiri cyo ntucyemerera ahangaha, hari aho ucyemerera, kuko yenda kigukojeje isoni, cyangwa se gikojeje isoni inshuti zawe, gikojeje isoni umuryango wawe. Erega hari inshuti zawe za zindi zidakeneye kumva ko wasebye, arubizi. Noneho useba nazo zigaseba, kubera ziragendana nawe, muricarana murasangira. Abo nabo ugomba kubaho iki respect. None ukajya ku ruhande rwa famille yawe ikomeye, amaraso yawe atagomba kumenya amabi yawe. Hari amabi yawe reka, hari bagombye guhora bamenya ibyiza byawe. Yego. Cyangwa se niwe bazi nayo mabi nayimbere mu nzu, mu rugo, mu indani. Niwe harayabonetse yakemurane n'uwo mwayagiranye, cyangwa se n'Imana yawe, ikiri na mbere n'Imana. Noneho ukibaza uburyo umuntu aje akavuga ngo bandongoraga papa wanya nziritse ku gitanda.
uwo ni umuntu wigeze kunyuraho aravuga ngo bandongoraga ngo ndi muri koma. uwo ni umuntu wabivugaga, ugahita wibaza uyu mubyeyi uvuze iri jambo, uyu mwana ejo azaba umuyobozi. Reka twe turasaza, aba bana bize neza, aba bana bari mu gihugu cyiza, bari kuri leta nziza, bariga amashuri meza ahenze, barabaha uburyo bwo kuzaba abantu bafatika ejo hazaza. uyu mwana ejo azaba gitifu, uyu mwana azayobora isibo, uyu mwana azaba umuganga, uyu mwana azaba umuntu ukomeye, uyu mwana ashobora kuba perezida wa repubulika, uyu mwana yaba bishop, yaba apotre, mbese yagira imirimo ituma aba umuntu ugaragara muri rubanda. None wowe mama w'umwana uravuga yuko ise yagufashe uri muri koma, ese undi ko ari muri koma bibwiwe n'iki? Ibyo nta bintu numva birimo kubeshya. Nibyo ndi kubwira ngo hari ubuhamya abantu baza bakavuga rimwe na rimwe buri bwo n'utari. Umwana wawe ari umuyobozi, ako kavido kazaza kajye kanyuraho. Urabizi ntabanga mu mihanda, ntabanga mu mihanda. Uyu mwana azajya mu ishuri, kajye kaza kanyureho, atangire kubura ubwenge ari mu ishuri. Hari ibintu bigera ku mwana akaba umuswa atari umuswa. Hari ibintu bigera ku mwana muri sosiyete ari mu kazi, uyu mwana akananirwa akazi kandi yari agashoboye. Wa mubyeyi uri gito, mu mubyeyi gito, umuntu uza kuvuga ibi bintu ni umubyeyi gito, ngo harya ngo abaje kwikiza, urikiza wica abo wabyaye. Igasange sinkoke nkunda abana banjye, nkunda abana banjye ku buryo mba numva umubyeyi wabyaye utinyuka akaza akavuga urugo rw'akarusuka. Erega ingo zigira byinshi, ni ukuri kw'Imana, si nawe uba ufite rubi cyane, si nawe uba uhuriramo n'ibibazo wenyine. Bari abantu bose muhura bose bafite ibibazo by'ingo. Mu ngo yenda 100 ushobora gusanga 20% arizo zituje zibanye neza, 80% ntizavuze biyogera. Ni wowe waje uraza uvugira ngo urikiza, washatse se umukansara sinjo umukansara aragukiza katwitahira. Bisho inama nziza cyane, Imana igumugisha. Ikiganiro kigenze neza kandi harimo inama nziza cyane zafasha buri wese. Dukeneye kubaka ejo hazaza h'umuryango, h'inshuti zacu, h'igihugu cyacu. Umuco ariko na kera wahoze wakujya bamama ibintu ariko iterambere ni ryiza kandi naryo nta kintu kitagira nyine efe negative na positive, nibyo twavugaga. Ariko ikibazo ni uko abatiba bari twe bakuru ukavuga ibitari ngombwa. Erega nakubwiye ubuzima ni igitabo Gasaro. Igitabo cyawe w'ikibumbye wagombye kumenya aho kibumburira. Yego, icyo gitabo ukavuga uti ni icyanjye, ariko no kugita hanze. Imana ibaho umugisha. Gasaro TV.